U Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu cyuje ibyiza. Nk'aha ngaha muri aya masaha tugiye kubatembereza iri soko rya Nyabugogo, aho bakunda kwita muri marato, ndetse na gare murayibona. Mu kanya gatoya nk'ako guhumbya wagenda ukahabona ibyo kurya byinshi bitandukanye. Ntiwahaburira imiteja, ntiwahaburira intoryi, ntiwahaburira buri kimwe cyose cyo kurya. Ntushobora kuhaburira amatunguru yo guteka, piyavuro, ntiwahaburira amashu, ntiwahaburira imyumbati, ntiwahaburira inyanya zo guteka. Buri kimwe cyose uko ucyifuza urakihasanga. U Rwanda ni igihugu cyiza kitagira inzara, ndabibabwiye. U Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki, ni igihugu gifite imisozi myiza, imirambi myiza, ibinyabiziga byiza. Buri kimwe cyose cyaho usanga ari cyiza. Genda Kigali iraryoshye, genda Kigali iri myiza. Ibigutatse byose ni byiza, ntacyo twakuburanye Kigali, nta n'icyo twakuburanye Rwanda. Turagukunda cyane rero. Umuntu wese yifuza kwibera muri Kigali kubera ubwiza bwayo, kubera ibyiza habonera atigeze abona ahandi. Ibi mbabwira ni ukuri, uwahageze wese agubwa neza. Nawe rero ndagukumbuje, dore nk'ubu nk'hariya ni muri gare ya Nyabugogo, nkabereka uzaze wirebere. Wahasanga imodoka z'ubwoko bwose ku buryo utagira ikibazo cy'ingendo. Ibintu byose biba byaroroshye. Ntiwabura aho unyweshereza ibinyabiziga byawe. Wahasanga sitasiyo nziza zuje ubwenge, ukahasanga amaresitora, ukahasanga abakozi bashobora kugufasha. Amatelefone yawe yagize ibibazo, wahasanga ibikorwa by'ubucuruzi byinshi bitandukanye. Muri makeya ngukumbuje nawe kuzibera muri uru Rwanda, kandi ngukumbuje kuzagera muri iyi Kigali nawe ukareba ibyiza bihari bihebuje. Genda Nyabugogo, genda Rwanda uri mwiza, genda Nyabugogo uri nziza, ibyawe byose ni byiza Rwanda. Twishimiye kuguturamo. Komeza rero mugire amahoro y'Imana. Bifurije umugisha utagabanije uturuka ku Mana. Bifurije ibyiza, mbifurije kubana n'amahoro y'Imana ibihe byose, no kugubwa neza mu byo mukora. Ciao ciao.